tubabwire duti amahoro y'Imana abane namwe. Dukomeje gushimira namwe ndetse mukomeje gukora subscribe, dukomeje kunguka abantu bashyashya mu muryango wa Horaho TV, ari umuryango w'abagana ijuru. Mwese mwakanze subscribe, Imana ibahe umugisha, ndetse namwe mukomeje kuyikandaho, namwe abantu bashyigikire muri byose. Aka kanya turi kumwe ndetse na nyina w'Inyange Clementine, umuvugabutumwa akaba n'umukozi w'Imana, umubyeyi wacu dukunda. Ubushize yatwigisha ibintu byiza cyane. Ubu tuvuga nanjye ntegereje ko Imana izampindurira ngatungurana. Muraho neza. Ndi kwitegura gutungurana. Tegereza Uwiteka. Nukuri rero uno munsi rwose dufite amashyushyu ibyo wabuteguriye. Ariko mbere yuko tubyinjiramo nk'uko tubimenyereye, reka tubanze twiragize Imana, ahasigaye twinjire mu ruhisho rw'uno munsi. Ariko Mana, turagushimye, uyu murimo ni uwawe, turawukuragije ngo udushoboze, kuko turi abanyantege nke, ni wowe munyembaraga. Ngwino udushoboze kubwira aba bantu ibi bintu waduhaye, kandi nyakubahwa Imana, umuntu wese ujye umuhereza umugisha ukurikira ijambo ryawe, kandi ujye umunezeza, umuha iby'ubugingo n'iby'umubiri. Turagushimye ko ubyumvise, nyemerera ube ari wowe ubisobanura, twebwe ntitwabishobora, tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. amen. Reka tuguhereze ikaze nanone. Hagati aho ngaho nizere yuko ibyo wiyaserejanyije abantu mbere ari byo ugiye kubabwira. Hari abantu bagusabye ibintu bijyanye n'ibyerekeye n'ubugingo, nako simbizi ni karibu. Ngiye muri uyu mwanya tugiye kuganira ibintu 12 bikwereka ko ufite ubugingo. 12. Ngiye kuvuga 12, buriya tuzagenda dufatikanya turebe n'ibindi, ariko uyu mwanya ndavuga 12. Bikwereka yuko ufite ubugingo. Bikwereka yuko ufite ubugingo, ukajya uhora ubisigasira nyine uvuga uti ibi bintu koko ni iby'ubugingo. Yise ngira amatsiko. Umuntu se agira ubugingo akiri mu isi? Ubundi rero iyo Imana imaze kuguhamagara hari ibintu byinshi tuzagenda tuvugaho, ubundi guha avance rero ikwereka ko ubugingo buhari ni umwuka wera. Hanyuma uwo mwuka wera rero iyo ahari kugira ngo tubisobanukirwe neza, ndaje dusome mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 umurongo wa 11 kugeza kwa 13. Hasome aho hantu Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 guhera ku murongo wa 12 wa 11 kugeza kwa 13. wa 11. Okay. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana guhera ku murongo wa 11 mu gice cya 5 haranditse ngo, kandi uko guhamya nuko. Munyemerere masome neza. Kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana ni ufite ubwo bugingo. Yego. Nawe udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Yego. Amen. Amen. Komeza wa 13 wagezeho. Ibyo umurongo wa 13 handitse ngo, ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Amen. Imana ishimwe. Rero ubugingo ibintu byose ubona mu isi bifite imbaraga zibiri inyuma. Buri ikintu cyose ukoze gifite imbaraga zigiherekeje ziri inyuma wowe utaruzi n'abandi batabona. Abantu benshi ntabwo baba babizi, ariko igikorwa cyose umuntu akoze cyangwa se agaragaje, igikorwa cyose ukoze kiba gifite imbaraga zigiturutse inyuma zigiherekeje. Hanyuma iyo ari imbaraga z'Imana, imbaraga mvejuru, imbaraga z'ubugingo, ubwo kiza kiri mu buryo bw'ubugingo. Hanyuma iyo ari imbaraga za sekibi cyangwa se bamwe bavuga shitani, abandi bavuga mu bundi buryo, zigiherekeje, kiza kiri mu buryo nyine bwa kurimbura. Iyo mpamvu tuvuze ngo ubugingo, tuzafata ubugingo buhoraho tugeze mu ijuru, ariko ibikorwa byose ubona mu isi
bifite izindi mbaraga zibuherekeje arizo tugiye kuvuga. Hanyuma rero imbaraga z'ubugingo buhoraho naho ngaho umaze z'ubugingo naho umaze gusoma niho tugiye kuvugaho rero ikintu kikwereka ko izo mbaraga ziri muri wowe ufite ubugingo. Ni icyo ngicyo nibyo tugiye kuvuga, ibyo bintu 12. Hanyuma ukamenya ko ubuhoraho nabwo nyine bazabuteraho kashe, buhoraho bizaterwaho kashe ugeje mu ijuru, ariko inaha nibwo uri gukoresha, nibwo bugukoresha iyo ubufite. Ni ukuvuga ngo abantu bari mu isi bafite ubugingo, kandi bizeye badashidikanya ko bafite n'ubugingo buhoraho bazasingira. Nibyo tubyumva ibyo bintu 12 nanjye ndebe ko nisangamo. Urimo cyane urimo cyane, kandi nanjye ndimo ndumva mbyizeye, nawe utwumva ndumva urimo. Niba utanarimo kandi birashoboka ko wabishakisha, kuko biracyashoboka ko bikunda. Mu muntu mo imbere habamo abantu babiri bakora, bavuga, bagenda, bakorera mu gice cy'amarangamutima, ku buryo ufite imbaraga niwe ukugaragaraho inyuma. Ni ukuvuga uwariye cyane niwe ugaragaza ibikorwa. Muri we harimo abantu babiri cyangwa no muri jye, ariko ni ukuvuga uwo witaho cyane niwe ugaragaza ibikorwa. Uwo utitaho ashobora kunanuka, ashobora kurwara, ashobora no gupfa, byose birashoboka. Uwo witaho rero nawe arakura, agira imbaraga, arabyibuha. Hanyuma niwe wita ku bugingo, tugiye kuvuga ibintu 12 bikwereka ko wabwitayeho, ko bufite, ko bushishe, bufite imbaraga. Ikikwereka rero abo bantu babiri bari muri wowe ni uko ugira amajwi abiri buri gihe ugiye gukora ikintu. Haza amajwi abiri iri kubwira ngo bikore cyangwa bireke. Hanyuma iyo utuje ukabanza ugaceceka, irigize imbaraga burya iri gukoresheje niryo uba rifite imbaraga kurusha irindi. Iryo wumviye niryo riba rifite imbaraga kurusha irindi. Abo bantu babiri bagukoreramo rero harimo ubugingo, urumva, harimo no kurimbuka. Muri we mbese harimo Imana, kandi na Shitani arahari. Ntabwo twareka kubivuga, kuko Bibiliya iravuze ngo urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 ruravuze ngo umuntu ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, naho utamufite nta bugingo agize gute afite. Ubwo iyo udafite ubugingo uba ufite ikindi nyine cyo kurimbuka. Muri Bibiliya nicyo bivuga. Hanyuma kandi baravuga ngo uko guhamya ni ukuri yuko umuntu ufite uwo mwana afite ubugingo. Ntabashatse rero gutinda, ndashaka kuvuga ibi bintu 12, hashobora kuziyongeraho n'ibindi, ariko reka mvuga ibi ngibi. Ikintu cya mbere, iyo ufite uwo mwana uba umeze nk'umugore watwise. Umugore watwise mu bintu bimuranga arahurwa. Hanyuma biratubwiye ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Iyo uyu mwana bavuga ni Yesu, ni umwana w'Imana. Hanyuma agiye kugenda yaravuze ngo mbasize nk'imfubyi, nzazaho muri tubane. Aravuga ngo kandi ikimenyetso cy'uko nzazaho muri, nzabaha umwuka wera. Ufite uwo mwana rero ni umwuka wera uri muri we. Abasha gutabaza, abasha gutaka, abasha kukwereka ibimenyetso ko amerewe nabi. Hanyuma ikintu cya mbere rero azirana nacyo, iyo umufite urahurwa. Hari ibintu uhurwa ibyaha, kandi urakihurwa. Hanyuma uhora ubona amaso y'Imana kuri wowe, nicyo kikwereka ko wahuzwe. Amaso y'Imana uhora uyabona kuri wowe. Urebe hahandi Yosefu agiye gukora icyaha, umugore amuhatira ko basambana, we yabonye amaso y'Imana, ubugingo bwe bwari bubyibushye ku buryo bwabashije kubona amaso y'Imana, ahubwo ntibwabona inyungu z'ibizava muri ibyo. Yari yarahuzwe, yari afite ibintu yahuzwe, ati ngo nabasha nte gukora ikintu kimeze nk'iki. Urahurwa. Nicyo kintu cya mbere kikubwira ko uyu mwana ari muri wowe. Ufite umwana niwe ufite ubugingo, urahurwa. Amen. Icya kabiri, hari igihe uhatiriza. Ubwo nagumye kwirefera ku mugore utwite, kuko urahurwa, ugira ibintu wanga neza ukumva ntago
bikubereye ukumva nta n'umwanya wabyo ufite kubera ko uwo mwana yakugezemo akurimo. Hanyuma iyo uhatirije rero, kandi icya kabiri, icya mbere, iyo uhuzwe bizana no gutinya ibyo bintu by'ibyaha n'aho byakorerwa, wumva utangiye kuhahurwa, wanahagera ukumva urabangamiwe kuko uwo mwana ari muri wowe. Hari ahantu ugera, uwo mwana ndavuga Yesu cyangwa umwuka wera cyangwa Imana, iyo yageze muri wowe hari ahantu ugera ukumva urabangamiwe, ukumva ntibikuryohe, kandi wenda mbere utaramugira yarakoroheraga, warahajya gukumva niho byishimo byawe, warabikoraga ukumva birakuryoheye. Urumva umuntu watanze ubuhamya ukumva kera wenda kuba ati nari indaya, nari umujura, nakoraga ibi, ariko ubu ngubu akaba atajya ahantu ibyo bintu bibera. Urahurwa kandi ugatangira no kumva ufite ubwoba bw'ibyo bintu. Mbese iyo ugiye kugera ahantu y'ibyo bintu haba sinye ikwereka ko ugiye gukora ikintu kibi. Alleluia. Amen. Ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Hanyuma icya kabiri, hari igihe uhatiriza wenda icyo cyaha ukakigwamo, wahatirije, iyo kikugezemo wumva ukomeretse ahantu, wumva hari ahantu ukomeretse, uwo muntu wawe urimo imbere arakomereka. Ni nk'umugore uguye cyangwa agatsikira yari afite uruhinja mu nda, yumva hari ahantu ababaye ndetse akagubwa nabi, nta nubwo bikunda atihutiye kujya kwa muganga. Ni itegeko. Iyo ufite uwo mwana rero cyangwa se ufite umwuka wera, icyaha ukakigwamo, bijya bibaho ukakigwamo, bikagutungura ukakigwamo, ntabwo ubona amahoro. Ni ukuvuga ngo uruhuka kigusohotsemo kuko ntabwo byahura. Ni nk'uwo mudamu utwite yarahuzwe ikintu, iyo akimize cyangwa akakirigata cyangwa akakinywaho aragarura. Nicyo kimenyetso. Uyu mwana niba umufite, ibyaha birashoboka ko wajya mu ntege nke, birashoboka ko wabikora, birashoboka ko wakwiba, birashoboka ko wabeshya, bijya bibaho. Ariko iyo kikugezeho ubura amahoro, kikagaruka, urakigarura byanze bikunze. Niba ufite ubugingo ntabwo ukibika icyaha ngo kibone aho kiregama. Uruhuka ukihannye, uruhuka ukirekuye ukivanye muri wowe, uruhuka usabye imbabazi, kandi iyo gisohotsemo ubona amahoro. Wumva uruhutse, wumva ubonye amahoro. Hanyuma icya gatatu, iyo Imana urumva iguhaye, ntigukundira. Icya gatatu, hari igihe wowe wihesha amahoro kubera ikintu wakoze kiraremereye, ukabura amahoro, ukamererwa nabi, ariko ukavuga uti nta hantu nabona nkihanira. Ntabwo bikunda. Imana ntabwo iguturiza. Iyo ufite ubugingo, ubwo bugingo burimo wowe ntibuguturiza. Uwo mwana uri muri wowe, Yesu uri muri wowe, umwuka wera ntabwo utuza. Nubwo we wakwihesha amahoro, nubwo wagira ngo tuzarebe nk'umuntu wariye nk'inyama akagira nk'ikintu gifata mu ryinyo, buri gihe ururimi ruhora ruhakaraga ukahakora, buri gihe ururimi ruraharasa. Niho ururimi ruhora rukwereka ngo hari ikintu cyaje mu menyo kitakagombye kuba kirimo. Hanyuma rero no mu bugingo iyo ufite uwo mwana, ntabwo bikunda iyo wagishyizemo ukanihesha amahoro, ukanirengagiza, ugashaka kukirebesha hirya, ntabwo cyo gituza umutima uhora ujombaho, ukakwereka ngo muri wowe hajemo danje, muri wowe harimo ikintu kitari cyo. Hanyuma Imana nayo ntiguturiza. Imana itugirire neza. Hanyuma urebye Dawidi yakoze icyaha, areba umugore w'abandi bagiye ku rugamba. Ubwo ndi gutanga ingero. Areba umugore w'abandi bari bagiye ku rugamba, warasigara, intambara zari zishize. Hanyuma bamaze kujya ku rugamba asigaye, areba umugore w'abandi wa Mukawuriya, aramwifuza, aranamutumiza. Yewe ni kukubwira ko umuntu ufite ubugingo, uburyo icyaha niyo yakiguyemo akihesha amahoro, cyo kidatuza. Niyo cyatuje, ingingo ya gatatu, Imana ntabwo yiguturiza. Icyo kizakwereka ko ufite ubugingo. Umugore aramuzana, baranasambana, biremera, nta n'umuntu wamubonye. Agerageza uburyo bwose yazibanganya icyaha. Urumva cyari kiri kumurya, cyaramuryaga kikayihora kize kimuga ati
ibintu wakoze sibyo. Umugore ngo abaragiye arasamye, akoresha uburyo bwose bwo gusibanganya ibimenyetso. Ntabwo Imana, niba ufite ubugingo, ntabwo usasibanganya ubugingo ngo Imana ibyemere, izagukurikirana. Ibimenyetso ntabwo byemera. Agerageza gusibanganya ibimenyetso, aravuga ati ubwo uriya mugore yasamye, reka nzane umugabo we muvane ku rugamba nanamusindishe agenda arariwe, nibaryamana umwana azitirirwa wenda aruhuka. Oya, ntabwo izabyemera Imana. Niba ufite ubugingo ntabwo izabikwemerera. Ngo umugabo aragenda aranga neza, baranamusindisha aranga, ngo yirira ku marembo aravuga ati sinatinyuka kujya kurara iwanyu, ntabwo naharara kandi abandi bari ku rugamba. Dawidi icyaha kirongera gikurura ikindi cyaha. Icyaha gihishwe kibyara ibindi byaha, ariko ubugingo buri hehe? Buri kubirira muri we. Ndi kukumvisha ko bishoboka ko umuntu yanagikora kinakomeye akongeraho n'igikomeye, ariko Imana iyo ufite ubugingo ntabwo ituza, ikubuza amahoro. Mu gusibanganya ibimenyetso akoramo andi makosa menshi bituma yicisha umuntu utariho urubanza. Yicisha Uriya, amuha ibaruwa aravuga ati mumushyire imbere aho urugamba rukomeye bamwica. Baranamwica, biremera. Icyaha kiba kibyaye ikindi. Ndashaka kukubwira ngo icyaha kirabyara, ariko Imana iyo uri umunyabugingo ntabwo ibyemera, ntabwo yemera ko ibyo bintu biguma muri wowe. Dawidi nanone agira ngo abonye amahoro, ariko Imana yo iyatuza, iravuga ati ubugingo buguma butakira muri we kugeza ubwo Imana yamutumyeho. Imutumaho umukozi w'Imana, aragenda aramubwira ati hari umuturanyi muri iki gihugu cyawe, yari umwami, akoresha ubwenge. Aramubwira ati yari afite agatama, umuturanyi wabonye abashyitsi abarika ajya kuzana agaburira abashyitsi be, kandi we yari afite intama nyinshi n'amatungo menshi yabagaburira. Dawidi arikumbagaza ati uwo muntu ninde akwiye gupfa? Arangije ahita amubwira ati uwo muntu ni wowe. Dawidi ngo arihana yambara ibigunira, niho yazihimbye yazabura aravuga ati Mana umbabarire, mu byaha niho mama yambyariye. Ngararira araboroga aravuga ati nkureho inyama y'umuntu, unkureho inyama y'umuntu. Urumva icya mbere cyari ugusambana, ariko noneho Imana imusuye ahita abona n'inyama y'umuntu. Aravuga uti nkureho inyama y'umuntu, unkureho urubanza. Ararira atakamba ngo yambara ibigunira. Imana ihita imubabarira, ubugingo burongera burashisha muri we. Narindi kukubwira rero icya gatatu, iyo wakiguyemo ntabwo Imana ikurekeraho ngo ukibike, ntabwo bikunda. Iyo ubwayo ntiguturiza ntabwo iguha amahoro, iguhozaho ijisho. Haba mu nzozi, ubu mufite inzozi shaho, mufite inzozi zibereka ko ubugingo buri gutaka, mufite amayerekwa, mufite ibintu bibereka yuko ubugingo buri kurira, baragusura, Imana ikagusura. Mbese abantu bafite ibintu, hari ibintu byanze kwemera kubera ko ubugingo buri gutaka, buvuga ngo turahari ariko tumerewe nabi. Biraba ari ibimenyetso. Hari ibimenyetso byinshi biba bikwereka yuko ubugingo. Hari inzozi abantu barota, ari igihe umuntu arota akabona yari yambaye nk'ikanzu yera, akabona ayikuyemo, akabona yambaye icitse madowadowa. Ubugingo buba buri gutanga sinye bumwereka ngo ariko wari ufite ibintu byiza muri wowe, twari turimo none turi gushira. Ni ibintu byinshi ntabwo umwanya nasobanura ku nzozi cyangwa ku bimenyetso bikwereka, ariko Imana ntiguturiza. Inzozi zazitubwira nazo igihe cyane tuzabivugaho, ariko sindi bubivugeho. Hari ibimenyetso byinshi bibikwereka. Kandi nanone niyo usenze wumva hari ahantu isengesho ryawe ritageze, umutima wawe uhora ugushinja nubwo wabirengaho. Ni umwuka wera, ni Imana iba yanze kuguturiza, utagirira amahoro muri ibyo bintu, kuko ubugingo buba bukirimo. Iyo ndutwite y'uwo mwana ibitaravamo ibikirimo, ivuga ati ariko ni ibimenyetso byo kuvamo, ikwereka ko hari ibimenyetso byo kuvamo, ugomba gukora danje ukajya ku ivuriro wihuse, kandi ivuriro ry'Imana ni ukwihana nyine no gukizwa no kubireka. Hanyuma nihuse ntabatinza, icya kane rero, ntabwo ugambirira gukora ikibi, ntabwo ugipanga ngo byemere. Icyakoza cyagutungura,
ukabona wisanze wavuze ibigambo, ukabona wahubutse, ukabona watonganye byagutungura, ukabona se mbese ariko ntubipanga ngo umare iminsi 2-3 upanga kuzica umuntu. Iyo ufite ubugingo ntibukwemerera, ntabwo ubipanga ngo umare umunsi 2 wiga tekinike zo kuziba, kwinjira mu kunyereza ibintu, ntabwo bikunda. Iyo ufite ubugingo ntabwo bipanga ngo byemere, wenda kugucamo kabiri kumva umutima urenda kuwuruka ukabireka. Iyo ubufite ukabizibukira, ugira icyo kintu kikubuza ngo ya wibikora. Usomye mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 26 kugera mu wa 27 haravuga ngo uracumura ariko ntabwo wabigambiriye, kandi nabyo birakurya. Niko bimeze, ibirakurya iyo wacumuye. Mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 26 kugeza ku wa 27 hadusomere. Abaheburayo igice cya kangahe? Cya 10 umurongo wa 26 kugeza ku wa 27 haranditse ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba hagisigaye igitambo cy'ibyaha, keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Amen. Muri hangana turi kuvuga ibintu by'umuntu ufite ubugingo, ntabwo akora ibyaha nkana, ntabwo iyo bipanze biranga, mbese ntagambirire. Cyakoze ashobora kubigwamo pe, ushobora kubigwamo utabipanze, ariko upanga ibintu bigakunda ukanabigeraho bikomeye, ukabipanga ukamara iminsi 3 5 6 7 upanga ibintu, ugapanga kujya gusambana ukazajya uvuga. Umuntu nk'uwo nguwo ufite ubugingo ntabwo bikunda, ntabwo abipanga ngo byemere, cyakoze biramutungura. Nicyo ara mu Baheburayo batubwiye ngo umuntu ukora icyaha nkana. Wowe ntabwo ukora icyaha nkana, uragikora ariko ntabwo ari nkana ngo wongere ubikore. Iyo ufite ubugingo rero ntabwo ukora icyaha nkana. Hanyuma nihuse, icya 5 ugerageza uburyo warya umubiri wa Kristo n'amaraso ye ukayanywa. Bivuze ngo urya igaburo. Kuba byita igaburo, hari n'ababyita guhazwa, hari n'ababyita ukaristiya, guhabwa ukaristiya. Umuntu ufite ubugingo agerageza kurya igaburo ryera cyangwa ifunguro, ariko kwemeza no guhamya yuko wizeye umwana w'Imana nk'umwami n'umukiza wawe ko yagupfiriye. Ni ibintu bikwizanamo. Iyo ubugingo bumaze kuza, ugerageza kumva ko wanywa amaraso n'umubiri we ko yagupfiriye. Ni ibintu byiza, kandi nushaka no kubisoma urajya muri Yohana ibice 6 umurongo wa 53 niho uri bubisome. Ntabwo mpasoma, ariko hasobanura yuko umuntu unywa amaraso y'umwana w'Imana akarya n'umubiri we ari ufite ubugingo. Ni ukuvuga umuntu utabyibuka ngo arye amaraso, anywa amaraso ye, arye n'umubiri we, uwo muntu nta bugingo afite. Niko iryo jambo rivuga. Niba utajya ujya kwigaburo ryera, hari abantu babiretse kubera umwanya, kubera ibiki, nyabuneka ubugingo buri kukubwira ngo ngera ugende unywa amaraso y'umwana w'intama w'Imana, ugende urya umubiri we, kandi ntubikerese. Yaravuze ngo ibi mujye mubikora kugira ngo mugire gute, munyibuke. Iki ni icya 5. Hanyuma icya 6 rero avuga ngo imbaraga zawe z'umubiri n'ibyiyumvo byawe by'umubiri bigenda bishira. Iyo ufite ubugingo bigenda bishira, ugatwarwa n'ubugingo bukakwitwarira neza. Ku buryo hari abantu ugasanga kera bari bamuzi nk'umuntu uhubuka uza akahonda, yasanga ko urugamba rukomeye agahita avuga ibintu bikomeye. Ikindi gihe ukazasanga yaratuje, ntagifite izo mbaraga, zirashira. Imbaraga z'ibyo ngibyo z'umubiri zigenda zigabanuka. Tuvuga niba aragiraga ubwibone ku rwego rw'ikirenga, ukaba wakwambara ubusa neza ku buryo nta soni bigutera, ukaba wanywa ibintu by'ibiyobyabwenge ku rwego rugaragara, wowe ikikubwira ko ubugingo bwageze muri wowe bigenda bicika intege. Umenye n'igihe byagendeye, birashira. Uko wa mwana akura, wa mwana agenda akura muri wowe. Umugore ufite inda y'amezi 3
yariyambarira yanatebeza ntubimenye cyangwa abiri. Ariko ugize inda y'amezi 8 hari inkweto akuramo zimwe ndende akazishyira hasi. Iza nkweto ndende nta mugore w'amezi 8 uzabindebere. Nubona umugore ufite umwana wenda kubyara, ufite inda yenda kuvuka, yambaye urukweto rurerure, uzavuga uturiya mugore ni igitangaza pe. Ntabwo byakunda. Hanyuma ibiro by'umwana ufite muri wowe, ibiro by'Imana biri muri wowe bigutegeka kugira ibintu ureka birijyana. Hari ibintu byijyana, hari imyenda yijyana, wakwambara ugatebeza n'umukandara ugafunga amezi 8 9 ibikunda. Ntiwihambira, hari ibintu ugenda urekura kubera yuko umwana uri muri wowe, ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Hari ibintu urekura ukumva byaragiye bikagenda bishira, hanyuma bari bakuzi rimwe na rimwe n'igihe baguseka. Urabizi bajyaga mu kabari ugasinda ukararamo, uyu mwana akakuzamo batangiye kwase yarwaye iki, baramuroze, yabaye igicucu. Imana itugirire neza. Nta bundi bucucu, ahubwo uri muri wowe yagiye akura arakuganza. Nta bucucu ufite, ntabwo uri umunyantege nke. Hari igihe uba warahubuka ugahita urwana warize ibintu bya karate ukubita abantu ukamenagura ukafata igihe ntibazantimenyere. Iyo uyu mwana agenda akura muri wowe ushobora gukubitwa n'umuntu utazi n'ibyo kurwana. Wewe warabyize ufite na sentire, niba ari y'umukara niba ari y'iki, bagonza amasentire. Umuntu neza akaba yaza ugatuza ugatega itama neza akagukubita ukamubwira kubera iki uyu mwana arakubwira ngo tuza. Ufite ibintu by'agaciro hatagira ubyangiza. Arakubwira ati tuza, ibintu biri muri wowe ntabwo bikwemerera kujya kurwana hariya. Usomye mu byakozwe n'intumwa ibice 9 ugahera ku murongo wa 6, umurongo wa 3 ukageza kwa 6. Sawuli ngo yaragiye kurenganya ubwoko bw'Imana. Sawuli uriya wahindutse Pawulo. N'ubushize ngo bari baherutse kwica Stefano ahari bamutera amabuye. Abihagarariye ni nawe wakoraga urutonde. Nusoma muri ibyo bice urasanga arakoraga urutonde rw'abantu bicwa, yari amaze ifite liste y'abantu bagomba kongera kwicwa nabo ababuze iby'ibintu by'Imana. Noneho arahaguruka n'ubundi ari byo agiyemo, ngo yaragiye i Damasiko ari byo agiyemo kubatoteza no kubafata. Arangije ngahura n'uyu mwana abarasamye, ahura n'umucyo. Ahura n'umucyo uze kubisoma mu byakozwe n'intumwa ibyo bice 9 urahera ku murongo wa 3 kugeza kwa 6. Akimara gusama ngo yumvise ijwi, aleluya, ngo yumva ijwi rimubwira ngo undenganyirize iki, ngo rimuhamagara mu mazina. Abarasamye umwana bamugezemo, amugezemo aravuga ati urinde uwo ndenganya nkagukurikira. Uzi ko inzira ze zahise zihinduka, inzira ze zahise zihinduka. Aho yaragiye ntiyaba kihagiye, ahubwo yumva ijwi rimubwira ngo haguruka kuva aho ngaho ngo ugende mu murwa, ngo ibyo nzakubwira uzaba ari byo ukora. Kuva uwo munsi abantu bari bamuzi ari umuntu uvuga ati uyu namo mwice n'uyu mumugirire gutya. Aravuga ati Pawulo arasaze, ibi ni ibiki bimuteye, yahindutse ati. Imbaraga zirwana zikica ziramushiramo kugeza ubwo bamubohaga bagafunga bakagira gute, asigara yiregura gusa n'amagambo ati bene data nimunzi, ntimunzi koko ntimuzi uburwanyi bwanjye. Imbaraga zawe z'umubiri z'ibyiyumvo byawe zigenda zishira, ugasigara ujyanwa ahantu udashaka, aho uyu mwana ashaka niho ujya. Ni ukuvuga iyo umufite urubavu ashaka nirwo uryamira. Ntabwo wigenga, urubavu ashaka nirwo uryamira, aho waryamiraga urahareka, niba waryamaga wubitse inda birahinduka. Ni ukuvuga kujyana ahashaka. Hanyuma twihuse kugira ngo ntabatindira, icya 7. Haleluya. Amen. Urarikira Imana. Urarikira Imana. Havuze kuhurwa, iyo uhuzwe rero icya 7 uranararikira. Urarikira Imana, ukunda ibintu by'Imana. Ikizabikubwira, uyu ugiye kuri YouTube uba wumva ushaka kumenya, ujya kureba ibintu by'Imana. Kandi usanga kuri YouTube hari ibintu byinshi bivangavanze, ariko ibyo urarikiye buriya nibyo ureba. Ni nayo mpamvu buriya abantu bajya ku YouTube kenshi baguha ibintu bikunze n'ibyo ubamo. Ibyo ukunze kureba buriya nibyo baguha. Uzabicunge bakunda kuguha ibintu ukunda kureba. Hanyuma rero wowe iyo uyu mwana kurimo kuko ashaka kurya, hari utuntu abashaka, utwo tuntu ashaka rero nitwo urarikira. Ukunda Imana ku rwego
niyo wiriwe mu gitondo wumva wabanza gusenga, waba uri mu kazi niba ari utuntu ukora ukumva akaririmbo k'Imana, buriya n'ubugingo buba buri muri wowe, ukumva ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Ufite dayimoni ntiwaririmba iyo ndirimbo. Waba uri gukora uturimo ukumva agakorasi, izaturengera iyo Mana, izaturengera. Utwo tuntu tuba turi muri wowe ni umwana uba uri mu kina, buriya n'umwana uba uri mu kina. Hanyuma kandi iyo nyine urarikira Imana. Usomye Zaburi ya 42 umurongo wa 2 kugera ku wa 3 haravuga ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka kwifuza imigezi y'amazi, avuga ngo niko nanjye umutima wanjye wahagizwa no kukugirira inyota Mana. Haleluya. Hanyuma nkugirira inyota, umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza, wahagizwa no kwifuza Imana. Iyo utabonye uko ujya gusenga, ubonye akanya uravuga ariko reka numva ijambo ry'Imana, numva umuvuga butumwa bwirije kuri YouTube ese cyangwa se nsome Bibiliya. Wamara iminsi udasomye Bibiliya ukumva hari akantu ubura, umutima wanjye urakwifuza, wahagizwa no kukugirira inyota. Uko abandi bahagira bajya mu bindi, wowe ubona ahantu bafishije igiterano ukavuga ati ariko rero wajya muri rancha wahanaha iyi saha ya saa 7 mbonye agapoze. Umutima wanjye ukugirira inyota, uhora ufite inyota, uhora wifuza Imana. Ubugingo ni umwana uba uri mukina akubwira ngo ndashaka ka, ni Yesu uba uri mukinira muri wowe, uri muri wowe, uba uri mukora muvoma. Mbivuge neza, ni Yesu uba uri mukora muvoma muri wowe. Umutima wanjye ukugirira inyota ukumva urahagiye. Niho hahandi ujya kumva umuntu ngo ndakeneye kwiriza ubusa, kandi nejo yari ari mu rusengero ariko akumva akeneye no kwiriza ubusa ngo afate umwihariko w'Imana. Umutima wanjye ukugirira inyota. Nta mbaraga z'umubiri wose bigushoboza, n'uyu Yesu uri muri wowe. Hanyuma nihuse rero, icya 8 ugira imbaraga ziva mu ijuru. Hari ibintu ushobora ku buryo abantu babireba bakabona ntibabishobora, bakabona ntibabibasha. Imbaraga zivuye mu ijuru. Ari imbaraga ubona, hari ibintu nawe ushobora ukumva ni imbaraga z'Imana zabigushoboje. Urugero Nguhe nk'ingero. Haleluya. Amen. Urugero, ushobora kuzasanga umuntu nkanjye nari nzi ko ntakuramo amaherena, simvuze ko aba yambara ari abanyabyaha. Ndashaka kukubwira bitewe n'ivugabutumwa n'iby'Imana inshakamo, umwana wawe ararikira bitewe n'ikigero agezemo. Hari igihe uzageramo agukuzemo sentire n'ipantaro, kandi wari umufite mu mezi 2 cyangwa 3 uyambaye. Nkanjye ubwanjye ibintu numvaga ntakuramo, nanabikuragamo nkahita nongera nkabishyiramo. Imana tugirire neza. Wowe murokore wigize mutumishi, wigize wambara ipantaro. Urabona sinkaya amatwara atoboye, uza amashenete nari mfite, ni ukuri nari mfite amashenete, mfite ibiki, mfite amapantaro, nkumva birambereye, nkumva nakwambara utuntu tugeze ruguru y'amavi nkabona nibyo bijyanye n'intuza. Si ukuvuga ngo kandi ngo nuko ndi kugenda wenda mba umubyeyi umukuru. Njyewe natangiye kubireka nkimara kwakira Yesu. Ni nayo mpamvu abakobwa bakijijwe n'abadakijijwe hari igihe bari bakafata nka biriya bintu bishobozwa n'iki. Ukabona umukobwa w'umurokore ukabona ukuntu agenda, kwibaza ikibimushoboza. Nawe buriya si ubyishoboza, ahubwo umwana twite. Umwana twite niwe bimushoboza, kandi agera igihe ukabona biranamubereye. Ariko akantu ushaka kudusobanurira neza, kuko hari abantu bumva koko kureka ibyo bintu biterwa wenda n'amahame y'idini usengeramo, ariko urimo kubitubwira yuko ngo biterwa n'ukuntu umwana agenda yaguka muri wowe. Bidutandukanyiriza n'abantu babifata nk'amahame y'idini. Biriya bintu ntabwo hari amadini nyine abwira abantu ati nta kibazo, ntacyo bitwaye. Ariko hari n'abantu isanga mu madini genda ndabazi ari mu mabeshuti yanjye nagasengera wenda muri ADPR, urumva? Ariko yagiye abireka. Nagiye kumva nkumva arambwiye ngo Imana yagira aho zanzara bacomeka, bya bindi bacomeka binini. Ucyabikuraho arambwiye ati naraye ndose umuntu arimo ncomokoramo ibintu by'ibintuza by'ibintuza mu nzara, nkabona ari kunkuramo ibintu by'ibinyabwoya by'ibintuza mu nzara, ati nkabona arabisohororamo ampandura ibintu bimeze nk'amavunja mu nzozi. Ati kandi igihe iyo ndose inzozi ati menye icyo bivuze. Ati rero ati nabikuyeho,
ati hashize iminsi ndasenga numva mbonye amahoro, ati ariko kubera byari abantu bambwiye ati ibyo bintu ko byari byiza bikuriye hiki, ati ndagenda ndongera mbicomekaho, ati mbicometseho ntangira kurwara inzara. Ubu yarabiretse, yarambwiye ati numva afite amahoro, numva nguwe neza. Hari n'abantu benshi, urugero naruguha nagwa n'ingero, nagwa n'abantu bazwi, uzarebe nka Orutanse ni umwadeperi se, Orutanse si umwadeperi, ariko ajya avuga ati Orutanse sinzi pasiteri ahasengera, ariko natwe no muri adeperi bitewe n'umuhamagaro n'umwana ukurimo ahazagera, hari indi kuri kagera ahantu itari bwihishikane, ku buryo itabinda yo mu rugo no mu cyumba, ahubwo ibinda ugera no muri gare abantu bakavuga ati uyu mubyeyi ni mu muha umwanya yicare, ni mu muha umwanya yicare utayisabye. Yanda ugera muri banke bakagukura hariya inyuma bakagutambutsa imbere kuko yo yigaragaza. Bakakujyana hari imbere. Uvuga inda ntibagira ngo ni inda isanzwe. Ntago ari inda, n'urugero umwana, Bibiliya yavuze ngo ufite umwana niwe ufite ubugingo. Hanyuma uko agenda akura muri wowe agenda agaragara, nicyo nshatse kuvuga, uwo mwana uri muri wowe uko akura w'ubugingo nawe arakugaragaza, nk'uko ubona nyine uwo muntu aza muri banke muri ku murongo bakamutambutsa, nawe arakugaragaza ku buryo hari umuntu uba umeze atyo, ariko akaba nta mupaka yagira. Muri adeperi akaba yaza kubera iki? Imana ni imwe, akaba yahagarara nk'uko Yesu yajya mu badive akavuga, yajya mu badeperi akavuga, yajya mu ba restoration akavuga, yajya mu bakatolike akavuga, kuko afite umwimerere w'Imana, nta dini umubonaho. Nizo ngero nanishatse kuguha, uko Imana rero igenda igukuza, Yesu akura muri wowe, umwuka wera agenda akura muri wowe, naho Imana ishaka kukwerekeza. Ntabwo usigara ukoreshwa n'ibimenyetso ngo idini rirabyemera cyangwa ntiribyemera, ahubwo usigara ukorana n'umwuka ngo arabyemera, umwuka wera arabyemera, ubugingo bundi bo burabyemera cyangwa ntibubyemera. Nk'ubu nzi abantu benshi basengera mu katolike, kandi abantu basengera mu bakatolike abenshi wenda kwinywera gake ntabwo bibujijwe, ariko nzi abantu badasomaho na gake. Kubera iki? Ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, utamufite nta bugingo afite. Simvuze ko n'abasomaho gake ntibagire ibyo bakora ari abanyabyaha, ariko igipimo cy'uwo mwana uburyo agenda akura nibyo navugaga, ugira imbaraga ziva mu ijuru zitava ku biryo, zitava mu byo kunywa. Ugenda umva hari ibintu ushobora abandi batapfa gushobora, uburyo banavuga ati ibyo ni ibyawe, ni Imana yawe. Abantu bagatangara izo mbaraga, bakabikubwira ati ni Imana yawe, ntago twebwe wabidushyiramo. Kandi mukabana wowe nyine ubifite gutyo ni Imana yawe, nabo bafite ibyabo nyine uko babyumva, bitewe n'igipimo cy'uwo mwuka wera, cy'iyo Mana, cy'ubwo bugingo bafite. Icyo cyari icya 8. Reka twihute. Hanyuma icya 9, ira cya 8 bazasomeza buriya 92 umurongo wa 14. Ntabwo masomo haravuga ngo ubwo batewe mu rugo rw'Imana bazashishira mu bikari by'Imana. Ni ukuvuga basigara batunzwe n'ibintu byo mu ijuru, ku buryo ashaka kubyuka umwuka w'Imana akamurekesha n'ikindi. Ejo wambaraga ibigera mu mavi, ukumva arakubwiye ngo bimanure, ukajya ubimanura ukavuga uti ndumva ariho navugira Imana neza. Ejo ukaba wenda witereraga inzenya nyinshi rwose wibera mu bintu nk'ibyo, ukajya ukumva aragiye abigabanya, kuko ubikoramo wenda ukavugana ya magambo yandi ateye isoni, ukumva byaragabanutse. Cyangwa se wenda wajya ureba n'amashusho filimi z'urukozasoni, urumva warangiza watangira kujya ubireba kandi nta muntu wacumuyeho, hari uwo wakoreye icyaha, ariko ukabona ukumva warabiretse, ugira imbaraga ziva mu ijuru, ntabwo ari izo mu isi. Wumva hari ibindi bintu bigenda byiyongera muri wowe. Hanyuma icya 9, urageragezwa cyane kandi uhura n'intambara zitandukanye, ariko izo ntambara Imana irakurwanirira, kubera Satani ahora atera aho hantu ubugingo buri ngo arebe ko yabigucogozamo, ariko Imana niyo ikurwanirira. Hanyuma icyo ni icya 9. Rimwe na rimwe izo ntambara
zihora ziza. Abantu benshi bahura n'intambara, abantu bakavuga ngo nta mana bafite, wahura n'ibigeragezo. Reka umuntu ufite ubugingo ahura n'ibigeragezo, ndetse bimwe bivaho n'ibindi biza. Ariko ngaho ugenda urebe nka hariya mu rwandiko, genda urebe mu byakozwe n'intumwa igice cya 21, ntabwo ndi buhatinde. Ngo Pawulo wihasoma kubera umwanya, mu byakozwe n'intumwa igice cya 21 bazahasome. Ngo Pawulo ngo yageze ahantu arimo agenda, arangije ngo umuhanuzi aramuharurira ngo witwa Agabu, aramubwira Agabu aramubwira ati nyiri uyu mushumi ngo yarasize umushuma ahantu, ngo aravuga ngo tubonye ahantu agiye kujya, bazamuboha bakamufunga bakamushyira mu nzu y'imbohe, ngo bintu bikomeye. Ariko Pawulo intambara yarabizi ko agomba kugeragezwa n'ibyo avuga n'ubugingo bumurimo. Ngo aravuga ati reka nkubwire, usibye no kubohwa no gufungwa no gupfa ndabyiteguye, mpfira ibi bintu. Ugeragezwa cyane, uhura n'intambara zitandukanye, rimwe na rimwe ukabona wanazigwamo, hari n'abahura nazo bakaba banazigwamo. Ariko ugira imbaraga zimwe navuze mu cya 8 ziva mu ijuru, ku buryo uba wumva wanabipfira. Imbaraga ziva mu ijuru koko? Yaravuze ngo ku buryo yiteguye no gupfa. Yaravuze ati nge niteguye no gupfa. Ba Stefano babateye amabuye, akavuga ati ntiyabatuka, ngahubwo abona Imana. Wumva ko atari imbaraga zina, ngabona Imana ku rwego yavuze ati Imana ubababarire. Wumvise yaravuze ati nabagome barimbure. Reka da, agera ku rwego ubu dukeneye kugira ubugingo bwinshi. Uko ugenda wegera Imana bugenda bukura. Ubwo narindi kuvuga ku cya 9, kugeragezwa cyane. Ufite uwo mwana arageragezwa, ntibazakubeshye. Hari abantu baba bavuga ngo ubwo agahora mu bigeragezo, ngo gahura n'ibibazo nk'ibi, ngo kandi asenga, ngo kandi ari umuhanuzi, ngo kandi ari umuvugabutumwa. Ufite uwo mwana arageragezwa, ahura n'intambara nyinshi. Uwo mwana ndi kuvuga ubugingo, uko Satani abonye umwanya ahora arasa, ngo arebe ko yakurasaho, akamukwiciraho, akamukwambura, kuko uba utakiri mu ngabo ze, uba utakiri mu baturage be, uba utakimufana. Nawe rero ntabwo agufana, ahora agutera ngo akurwanye. Hanyuma rero Imana niyo ikurwanirira. Hanyuma icya 10 twihuse. Icya 10, iyo ufite ubugingo ugira amahitamo neza, kandi amahitamo meza arakuganza. Ugira amahitamo meza, imbere yawe haza amahitamo abiri. Inshuro zose uzabigenzura, wa mubyeyi, wa mukobwa we, wa musore we, uwo uri we wese, amahitamo azarabiri. Hanyuma ugira amahitamo meza, Imana idutabara. Hanyuma ayo mahitamo, ubu bugingo buraza bukajya buguhana, bunakugira inama, uvugira muri wowe. Iyo ubu bugingo rero ari buzima, buraguhana bukakwizirikaho, ukagira amahitamo meza. Nushaka kubireba, uzasome Samweli wa mbere ibice 24 umurongo wa 5 n'uwa 6. Uzasanga umugabo witwa Dawidi, ngo Sawuli yaramuhize, ngo aramuhiga ashaka kumwica. Hanyuma ngo umunsi umwe muri ibice 24 umurongo wa 5 n'uwa 6, ngo umunsi umwe ngo Dawidi yihisha ahantu, yihishe Sawuli, yihishe Sawuli. Sawuli aje kumuhiga ngo amwice. Aho yihishe, Sawuli abari hajya gutwikira ibirenge. Noneho gutwikira ibirenge ni ukujya kwiherera. Murabyumva namwe by'umwami, ntago babivuga kwa kundi kwacu. Hanyuma ngo ajya gutwikira ibirenge neza ku maboko ye hafi ahahari, kandi atamubonye. Abantu ngo bahita bamubwira ngo uyu ni wa munsi Uwiteka yakubwiraga kazakugabiza abantu bakwanga. None baramubwira ati uzamufata umwice murangize. Dawidi ngafata inkota, agesa igitambaro cyo umwitero we ngawukataho ikinyita. Arangije ntiyamwica. Bibiliya iravuga ku murongo wa 6 aravuga ngo agira umutima umuhana. Ndavuga ngo sinavusha amaraso y'umuntu wimikishijwe amavuta. Amahitamo yaraje arabiri, n'abajyanama bahari baramubwira ati mwice, Imana iragugoreye, imukugejejeho umuntu waguhigaga murangize. Ariko ubugingo buramubwira ati hoya, wikoze ibiganza byawe ku muntu wimikishijwe amavuta, byihorere. Amahitamo ye ngaramuganza. Imana itugirire neza. Ndi kwihuta kugira ngo ndangize. Icya 11 rero, uyu muntu ufite ubugingo abitangaho ikiguzi.
Yesu yabidutangiyeho ikiguzi, amena amaraso, atugirira neza, atwoherereza ubugingo. Ariko ndashaka kukubwira, ibi bintu tubyita ubuntu, ariko Yesu we yabitanzeho igiciro cyinshi. Hanyuma twebwe natwe iyo bitugezeho birakora, biradukoresha. Ubitangaho ikiguzi, utanga amafaranga, utanga imbaraga, utanga igihe, ubugingo bugutwara igihe. Uzareba abaririmbyi ukuntu biruka bajya muri repetisiyo, nta muntu utabivamo wajyayo. Urabireba ukavuga ngo kiriya gihe nakibona, nafunga iduka ngo ngiye kurepeta, nabibonera umwanya. Ubitangaho igihe, babitangaho amafaranga, ku buryo umuntu utabirimo cyangwa utafite ibyo bintu abona ari igihombo, abona abantu bararindagiye, abona barataye umutwe, abona baranabaroze. Ati bari abantu nta bwenge bagira. Kandi rimwe na rimwe ugasanga harimo abahanga n'abanyabwenge, abantu bize amashuri menshi, ariko bakabitangaho igihe, bakabitangaho amafaranga, akafata amafaranga agaterura inzu akayihereza umuntu w'umukene, akabazi kabikije mu ijuru. ariko hari abantu bajya bavuga yuko ibintu byo gutanga amafaranga yabo ari ubuyobe, ko ngo ibyo ari byo mu isezerano rya kera, ko mu isezerano rishyashya nta byo gutanga amafaranga birimo. Reka umuntu Bibiliya uzasome mu rwandiko rw'Abikorinto rwa 2, reka tuhasoma aho ngaho. Urwandiko rwa 2 rw'Abikorinto ibice 9 umurongo wa 12. N'ubuyobe barababeshya. Ubitangaho igihe, ubitangaho iby'igiciro, ni ibintu by'igiciro, ubitangaho n'amafaranga. Hasome vuba vuba. Ibice 9 umurongo kangahe? Ibice 9 urwandiko rwa 2 rw'Abikorinto ibice 9 umurongo wa 12. Okay, haranditse ngo kuko uwo murimo wo kugabura utamara gusa ubukene bw'abera, Yego. ahubwo utera benshi guhimbaza Imana. Amen. Nushaka soma no wa 13 kuko sindi buhasobanure, ndahita nihuta. Bayihimbaza kubw'ubuhamya bw'uyu murimo mwatangiye, mukemera kugandukira ubutumwa bwiza bwa Kristo, mukagira ubuntu bwinshi Yego. bwo kubafasha no gufasha abandi bose. Amen. Mbabara usubiremo uwo murongo kuko abantu benshi barayobye. Bayihimbaza kubw'ubuhamya bw'uyu murimo mwatangiye, mukemera kugandukira ubutumwa bwiza bwa Kristo, Yego. mukagira ubuntu bwinshi bwo kubafasha no gufasha abandi bose. Amen. Amen. Ntabwo byumva. None se aho ni mu isezerano rya kera? Ongera ukore, ongera utanga amaturo, ongera ufasha abera, ongera ibirimo. Nusanga abakora ukore, ugandukira ubutumwa bwiza. Uyu ufite uyu mwana rero nta n'ugushyiraho ingufu. Reka ubitanga se ahubwo ugira ngo se hari n'umuntu bari bose batanze ibintu se mu nzu y'Imana, ugira ngo hari umuntu bahamagara ngo hari umuntu babishyiraho ingufu. Niyo habayeho kwitangisha, wowe wicaye hariya wumva umutima ukubwiye ngo tangaye, ukagenda ukavuga uti ngiye ntanzaye. Naha rero byanditse ubitangaho amafaranga, kandi iyo uyatanze ugubwa neza. Iyo utanze ugatanga, n'igihe utanga nayo wari ufite yonyine, ariko ukumva uranezerewe, ukurebeye ku ruhande udafite umwana, udafite ubugingo nk'ubwo ufite, akavuga ati uriya nawe baramwifatiye. Hari n'ushobora kubireba nabi akavuga ati arashaka kwibonekeza, ariko wowe icyo ukora ubukizi. Usomera iriya jambo wongera uryumve neza, ubitangaho imbaraga n'igihe, kandi koko ni ibintu bihenze. Erega ubu bugingo nibwo buzakora nyuma y'uyu mubiri. Reba uzamara imyaka 70 cyangwa 80, etaje wubatse ntabwo uzayijyana. Imodoka ufite nishaka iba ari V8, bazagutwara muri korobiyari. Nane tugirire neza ibintu byose ufite. Niyo mpamvu rero ufite ibintu ugafata miliyoni, simvuga ibiciro ufite bitewe nuko ni urugero rwawe, shaka kibe 1000 cyangwa 5, ukavanganya bikije mu gihe kizaza, urumva uhombye. Kandi aricyo gihe uzabaho igihe kinini cyane cy'iteka utazi. Babitangaho rero n'iby'igiciro cyinshi. Kandi iyo ufite ubugingo, iyo bitanze ntiwicuza. Ubu bugingo ntibugutera kwicuza, ntibugutera kwicuza. Ntabwo natanga ubuhamya, ariko ntibugutera kwicuza. Ntanze ubuhamya nakubwira ibintu byewe bwanjye twagiye dutanga. Watuvunguriye akandi. Reka nkubwire, twari dufite amafaranga yo kugura inzu. Noneho rero turi gushaka kugura inzu, Umwuka w'Imana aradusura. Hari urusengero twakundaga gusengeraho, Umwuka w'Imana aradusura. Umutware wanjye agiyeyo, aravuga ati se ubu ngubu ngo arebye yumva umutima uri kumubwira
bwa bugingo buravuga ngo yumva ubugingo buri kumubwira ngo ese ari wowe waraza abana bawe muri iyi nzu imeze gutya koko imvura yaraguye muri urwo rusengero arurimo ngo abona umuvura ashoka mu rusengero umuvura ashoka koko rwari rudafunze amadirishya ntiyarafunze mbese byari byarageze aho birabagora nyine murabizi ko urusengero ruba ari runini yagezemo gusenga rero ngo akumva umutima uramubwira ngo abana bawe wabaraza ahantu hameze gutya ngo ari amafaranga rero ngwino yankoreshereza umurimo nanjye amafaranga mujye kugura inzu twari tugiye kugura inzu tunakodesha ngo noneho ngo ijwi ngo akumva umutima uri kumubwira buriya rero si umutima ni ubugingo buba bukubwira aba arayobye nako aba arayumviye ubibwiye umuntu kuko nanjye yaraje arabibwira ndavuga ni mu izina rya Yesu niyo si Imana yavuze Imana yakubwira ngo dufate amafaranga twe tugiye kugura inzu dukodesha ubukode butuguye nabi ngo ujya kuyubakisha mu rusengero ni ntabwo bishoboka iyo si Imana yewe amafaranga yari ari no mu rugo ko twe tugiye kwishyura avuye kuyarotira arambagije inzu twarayirambagije yavuganye na nyirinzu hanyuma rero ayazanye nyirinzu biba ngombwa ko abadaharambwa ati ndaza kuboneka iki gihe undi abagiye gusenga nanjye nari nagiye gusenga birangije amafaranga yari ari mu rugo nakoresheje uburyo ndavuga nti ngiye kuyahisha ntabwo ibi bintu ari iby'Imana ndayimura ndayahishe ntubu ni ubuyobe cyangwa ntihabuze abamugiye mu matwi n'ibiki ni satanije ariko reka nkubwire nanjye byarangiye nsinzwe kandi turi kubikora twagize umugisha twumva tubonye amahoro kandi twakomeje gukodesha mwarayafashe yose twarayafashe ayo ngayo twe tugiye kugura inzu turagenda turayubakisha ndetse ku buryo umwuka w'Imana yabimuhaye ku buryo abikoresha ariko ntavuge ko ari we aravuga ati shyiraho abantu bajye baza bakore nzajya nzana amafaranga nishyure we yari yahawe gahunda yo kubyikoreshereza inzugi yarazikoresha wakishyura agura ibyuma abasudera arabizanira ihahandi hari haranze kuzura barahazamura bamena amatafari barazamura wakajya aza akishyura nk'uko Imana yari yamutegetse ko azajya yishyurira yisohorera amafaranga ntabwo yari yamutegetse ngo ayaterure agenda yashyire mu rusengero yari yamutegetse kujya we akoresha nk'ubakisha inzu ye kandi ibyo birangiye twahuye n'ubukode bukomeye aho twabaga baduhaye preyavi nabi tujya n'ahandi turakodesha ariko bene data Imana ikajya ivuga ngo mwaranyubakiye ndabizirikana ntabwo dukodesha Imana izabashumbushe yaradushumbishije pe yaradushumbishije sinayivuga nabi izanatwongere ariko ntidukodesha narindi kukubwira ngo ubu bugingo rero ubutangaho ni nk'uko ureba ikintu cyiza ukabona kibereye umwana wawe ni kuko ababyeyi batwite ubona bajya kugura ibintu akareba ibyiza ibya mbere bitewe n'ubushobozi bwe iyo ufite rero ubugingo muri wowe nawe uhora ubufubika ibintu byiza uhora wumva iby'igiciro ariho wabishyira hanyuma icya 12 dusoza ugira ibyiringiro kandi uryoherwa n'ijuru no kuzarijyamo birakuryohera bikakurutira kumva ibindi iyo baririmbye ibintu by'ijuru bakavuga Yesu bakavuga uburyo azaza bakavuga uburyo amazina yawe yanditse mu gitabo cy'ubugingo bakavuga ngo azahamagara uziyumvamo wumva uri mu byibuha wumva iyo bavuze uburyo ijuru rizamera bakavuga uburyo Yesu azahanagura amarira ku maso y'abantu be yewe uranezerwa habamo ikintu cy'ikinyengetera cy'uburyohe udashobora gusobanurira umuntu ngo acyumve habamo ibintu by'ibyishimo iyo bavuga ijuru wumva bavuguma bakarivuga iyo ufite ubugingo kuko baba bavuga iwanyu baba bavuga ahantu iwanyu baba bavuga ahantu ufite amaraso yaho uba ufite amaraso yabo muri bo uba ubitse ADN yabo muri bo niyo mpamvu iyo babivuga wumva uryoherwa iyo bavuga ijuru bakavuga ati ijuru ryararimbishijwe Yesu hari amazu yubatse harimo iniyawe wumva uri mu byibuha wumva nicyo cya 12 reka dusome umurongo mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 13 kugeza ku wa 14 tuhasome wumva ukuntu baryoherwa n'ijuru kugeza ubwo bibuza ibyina ahangaha mu Baheburayo igice cya 11
umurongo wa kangahe? wa 13. Haranditse ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranyijwe, ahubwo babiroreraga biri kure cyane bakabyishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Amen. Ngo abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo yabo. Iyaba barakumbuye iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo kwisubirayo. Yego. Ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo mu ijuru. Amen. Icyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo. Gasubiremo ntacyo. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Amen. Icyo jambo nicyo cya 12 shorejeho, n'abandi no muri comment bazatubwira n'ibindi wenda, ariko reka nkubwire, bakumbura ijuru ku rwego yumva ari umushyitsi, akumva n'umwimukira, akumva afite iyindi gakondo, akumva aterwa inkunga n'icyo gihugu, akumva icyo abonye cyose ni icyaho. Umuntu aguha ikintu cyangwa umugabo cyangwa mwene wanyu cyangwa inshuti, ntabwo ubona ari we ukiguhaye, ahubwo ubona ari cya gihugu cyakoherereje ubutumwa. Haleluya. Akumbura aho hantu akahishimira, akavuga ko ari umushyitsi n'umwimukira. Hanyuma rero abo bantu bafite ubwo bugingo, Imana ntikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo. Amen. Uwiteka abahereza umugisha. Ndatsinzwe ngewe rwose. Oya, ntabwo utsinzwe. Hari n'abandi dushobora kuba dutsindanwe. Reka duce bugufi twebwe dusengere, kuko hari ibyo wagiye uvuga nkumva kuko ndabifite. Hari n'ibiri wavuze uvuga ati Mana we, ndumva mbyifuje. Rero dusengere kugira ngo dusingire ubwo bugingo tukiri no mu isi. Ni ukuri. Haleluya. Mana turagushimye, tugushimiye ko ari wowe bugingo buhoraho, ni wowe bugingo muri twe. Muririmbyi yaravuze, aravuga ngo Pawulo yaravuze ngo tuzabana n'Imana, ngo niko tubisoma, ariko aravuga ngo iryo sezerano ngo uridusohoreze ngo tubane no muri iyi si. Ubugingo navuze ko ari ukubana n'Imana no muri iyi si, ikakuyobora, ikajya ikujyana aho ishaka, ugakorana nayo. Ndakwinginze Mana, abantu bawe nanjye ndimo, duhe kubana nawe mu buryo burushijeho muri iyi si, kandi Mana uduhe ubugingo bunesha bwaguke muri twebwe. Turagushimye ko aba bantu iyo babanye nawe bagira ibyishimo birutaho, bakanezezwa n'ibyo mu ijuru kuruta ibyo mu isi, bakajya bumva ari abashyitsi n'abimukira. Turagusabye ngo ubidushoboze, dusenze twizeye izina rya Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana, ni mu izina rya Yesu. Amen.